nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza kubaho neza, nongeye kubifuriza kurama no kuramba aho muherereye hose, aho muri mu mpande z'isi zitandukanye, aho muri mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mukomeje kutwereka ko muri inshuti z'akadasohoka. Bahaye ikaze muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Hari umukunzi wacu uri Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watwandikiye atubwira ko yipimishije agasanga afite agakoko gatera sida, akaba yaratwandikiye adusaba ko twamufasha, atubwira ko mu buzima bwe atinya ibinini, niyagerageje kukimira kigera mu mihogo kikagaruka akakiruka. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti wongerera abasirikare b'umubiri imbaraga, hanyuma umubiri ukagira imbaraga, ukaba udashobora kurwara za ndwara z'ibyuririzi ziza mu gihe wamaze kurwara sida. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya uko ugomba kwirinda kugira ngo wiyongerere iminsi yo kubaho, dore ko kwirinda ari ingenzi nabyo ubwabyo ni umuti. Dore rero amafunguro y'ingenzi ukwiye gufata niba ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu gihe ufite agakoko gatera sida, kwita ku mirire yawe ni ingenzi kandi ni ngombwa, bizakongerera iminsi yo kubaho. Ugomba kubona imbuto n'imboga bihagije. Imbuto n'imboga bikungahaye ku bisohora uburozi mu mubiri, byibuze kuri buri funguro mu gitondo, saa sita na nijoro ntihakwiye kuburaho imbuto n'imboga. Bigushobokeye byibuze 1/2 cy'ibyo wariye cyajya kiba imbuto n'imboga. Aha ni ukuvuga imbuto z'ubwoko bwose, imboga z'ubwoko bwose. Ibi bizaguha ibyo umubiri wawe ukeneye. Ikindi ugomba kwibanda ku mafunguro aguha poroteyine. Poroteyine ihagije iboneka mu nyama y'iroti, inkoko, amafi, amagi, ibishyimbo, by'umwihariko ibishyimbo by'umutuku, ubunyobwa, hari n'ibindi, ariko ibingibi nibyo by'ingenzi umuntu ashobora kubona hafi mu buzima bwa buri munsi. Ikindi ugomba kwibuka ko atari byiza kuvanga poroteyine zo mu matungo ndetse n'izo mu bimera. Niba uriye inyama ziba ari inyama gusa, niba uriye imboga ziba ari imboga gusa, niba uriye ibishyimbo biba ari ibishyimbo gusa, aho gufata imboga n'inyama n'imbuto n'ibishyimbo byose ukabirira rimwe. Oya, ugomba kubitandukanya. Niba wariye kimwe mu gitondo, ikindi ukirye saa sita cyangwa nimugoroba, ugende ubihinduranya. Ikindi ugomba gufata impeke zuzuye, kuko impeke nizo zitanga ingufu. Mu binyampeke rero twavugamo nk'umuceri, ingano, uburo, amasaka, kuko bikungahaye kuri vitamine B zinyuranye na fibre, byose bizwiho kongerera ingufu ubudahangarwa, bikanakurinda kugira ibinure byirundanya ahantu hamwe, cyane cyane mu bitugu no ku nda. Ibi binure bikaba bikunze kugira abantu bafata imiti igabanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ikindi wagabanya isukari n'umunyu, aho wakoreshaga isukari ugakoresha ubuki, hanyuma byanagushobokera amafunguro yawe ya buri munsi ukajya utekesha umunyu wa gikukuru. Kubera ko umuntu ufite agakoko gatera sida aba afite ibyago byinshi byo kwandura indwara. Kubera ko umuntu ufite agakoko gatera sida aba afite ibyago byinshi byo gufatwa n'indwara zinyuranye z'umutima, akaba ariyo mpamvu uba ugomba kugabanya isukari n'umunyu, byaba byiza ukabivaho burundu.
Akaba ari byiza rero ko ugomba gukoresha isukari iboneka mu mbuto cyangwa ugasekura igisheke ukagikamura, umutobe wacyo akaba ari wo ukoresha mu cyimbo cy'isukari. Ikindi, niba ufite agakoko gatera sida, ibinyamavuta bifate ku rugero kuko ibinyamavuta nabyo biba byifitemo karori nyinshi. Niba udashaka kongera ibiro, irinde ibinyamavuta. Twavuga nk'amavuta asanzwe yo guteka, tukavuga avoka, ubunyobwa n'ibihwagari. Ibi nibyo ugomba kujya ufata gake cyane gashoboka. Gerageza unywe amazi ahagije kandi wirinde ibisembuye. Usanga kenshi abantu batanywa amazi ahubwo bakinywera agasembuye, bakinywera agahiye. Niba ufite agakoko gatera sida, ugomba kunywa amazi ahagije, byibuze ugomba kunywa ibikombe 10 ku munsi. Kandi ukirinda kunywa inzoga, aho kunywa inzoga ukanywa amazi cyangwa ukanywa umutobe cyangwa ji y'imbuto ikiri fresh ari wowe wayikoreye. Ikindi cy'ingenzi, niba bagupimye bakagusangamo agakoko gatera sida, gerageza wipimishe n'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo urwaye izi ndwara biba byoroshye kuzanduza abandi no kwanduza agakoko gatera sida. Ikindi, kuba waranduye izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, biroroshye ko n'agakoko gatera sida kabona aho gakurira, hanyuma nawe sida ukayirwara vuba kandi ikakwica vuba. Niba rero usanze waranduye, gerageza wirinde ubusambanyi, cyangwa niba ubana n'uwo mwashakanye mubyumvikaneho, mujye mukoresha agakingirizo. Niba wanywaga itabi, usabwe kurireka ukarivaho burundu. Mu gihe ufite aka gakoko gatera sida, nunywa itabi uzahita urwara igituntu byihuse, hanyuma sida ihite kwivugana. Inama nakugira rero, niba bakubwiye ko ufite agakoko gatera sida, irinde guhangayika, wirinde stress, wumve ko ubuzima bukomeje. Akenshi nyuma yo kumenya ko wanduye agakoko gatera sida, usanga abantu batangira guhangayika, kubura amahoro, ndetse bagira ibyago ugasanga na famiye yabo irabimenyera batereranye, cyangwa baramwinubye, cyangwa baramuheje, ugasanga bimuteye guhangayika. Iyo rero uhangayitse ugatekereza ibi byose, bituma uburibwe buzamuka cyane, bigatuma mikorobe ziyongera mu mubiri, bigatuma sida ikugaragaraho vuba, umuntu wese yakubona akabona ko urwaye. Si byiza rero kumenya ko ufite agakoko gatera sida ngo uhite uhangayika, ahubwo iyiteho wumve ko ari ibisanzwe, uharanire kwirinda no kurinda abandi. Ikindi ugomba kwitaho, niba ufite agakoko gatera sida, gerageza gukora imyitozo ngororamubiri, kuko imyitozo ngororamubiri ituma umubiri ukomera, kandi n'ubwenge ntibusubire inyuma. Nko ku munyeshuri usanze waranduye agakoko gatera sida uri umunyeshuri, iyo ukora imyitozo ngororamubiri, ibi bigufasha ku bwonko bwongera kwirefreshinga, hanyuma wakwiga ugafata nk'ibisanzwe. Dore rero umuti mwiza uzongerera imbaraga abasirikare b'umubiri wawe, hanyuma umubiri wawe ukamera neza, ukabaho uzira ibyorerezi. Uragenda ugasoroma indabo za kimbazi zihagije, hanyuma ukaza ukazanika, zamara kuma ukazisekura, ukayungurura, ugakora ifu, hanyuma ukajya ufata litiro y'amazi ukayishyira ku ziko ugacanira, byamara kubira ugashyiramo ibiyiko 10 by'ifu y'indabo za kimbazi, hanyuma ugashyiramo ibiyiko 4 by'ubuki. Ariko ahangaha bigusaba ubuki bwiza bw'umwimerere bukiva mu mutiba cyangwa umuzinga, atari ubuki bwanyuze mu ruganda, atari buno buki baba bakoze, kuko hari n'ubuki bw'ubukorano buba butujuje ubuziranenge. Akaba ariyo mpamvu biba byiza gukoresha ubuki bw'umwimerere, ndetse bubaye burimo n'ibishashara cyangwa ibinyago cyangwa insinda, byaba ari byiza kurushaho.
dore ko nabyo byongerera umubiri ubudahangarwa. Nyuma y'iminota 7 biri kubira, uteruraho ugatereka bigahora, hanyuma byamara guhora ukayungurura umuti wawe neza, ukawushyira mu gacupa keza kizewe gafite isuku, hanyuma ukajya unywa ibiyiko 3 ku munsi. Unywa ikiyiko kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza kandi wizewe. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uhora mbifuriza kubaho mu karamba, uhora mbifuriza kubaho mu buzima buzira indwara. Icyo nakwibutsa nuko utagenda udakoze subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye, kanda no kuri ako kantu kameze nk'akazogera ka notification cyangwa notification bitewe n'ururimi ukoresha, kugira ngo umuti tuzajya dukora uzajya uhita ukugeraho aho wibereye. Hanyuma niba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, cyangwa niba ushaka kudushimira ko twakwigishije gukora umuti, aha navuga nko ku bavuzi gakondo, dore ko kuri Baho Neza ari mu kigega cy'imiti, aho umurwayi aza nta muti afite agahita ajya kuri Baho Neza, umuti akawukora akavura abarwayi. Abenshi rero mu bafite amavuriro babikora nk'akazi, ari bizinesi, aba ari abacuruzi, usanga nabo imiti bajya kuyirangura bakaza bakayiha abantu. Hari n'ababa batazi ibipimo bari bubahe, ugasanga ufashe imiti igihe kirekire ariko indwara ntiri gukira, cyangwa bikagutera ubundi burwayi bitewe n'uko umuti wawunyoye nabi. Ufite ikibazo cy'ibipimo by'umuti ugomba gukoresha, twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0791619327. Ku bari hanze y'u Rwanda ubanza akamenyetso ko guteranya 250, ubundi ugashyiraho iyo mibare ikurikiraho, ukatuvugisha tukakugira inama aho wibereye, ubuzima bukarushaho kuba bwiza. Murakoze cyane, naho ubutaha.